The Zoom TV 24. Murakoze amazina ni Uwitonze Nadine, nanjye mba mu muryango wa ARG niga i Butare naho mba muri ARG. Ikintu mbona ngiye cyakorwa kugira bitazongera ukundi, imyaka ibaye myinshi 25, u Rwanda rugeze kure ariko nk'urubyiruko twe dufite mu biganza kugira ngo bitazasubira ukundi. Rero ngiye numva ikintu cyakorwa kugira ngo bitazanasubira, nka gutya tugira igikorwa tukaza kwibuka mu nzibutso, tugasura inzibutso runaka. Ibyo bituma nyine amateka yacu atibagirana, bikanabera ishusho ku yandi mahanga yose, bakabona ko ibintu koko byakozwe bikemezwa koko hari inzibutso, hari abibihakana kandi byarabaye, ku buryo ejo n'ejo bundi n'abandi babyigiraho ntazagire ikindi cyongera kuba. Ikindi tugakomeza nk'urubyiruko tukayitabira ibikorwa bijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge, kuko nitwe imbaraga z'ejo hazaza. Nk'uko bivuze neza, urubyiruko nitwe dukoresha social media cyane. Ikintu ngiye mbona cyakorwa ni ukujya dufatanya, nitubona post isebye cyangwa se ihakana ibyabaye ntukayitambuke cyangwa liking, hoya nimba tuzi neza ibyakorewe amateka yacu cyangwa u Rwanda rwavuye, nitwe bo gufata iya mbere kugira ngo izo post nimba yavuze ibidahwanye twe tuvuga ukuri, kuko natwe tuzikoresha cyane. Ngiye numva rwo hari urubyiruko rufite cyane cyane kuri social medias. Imibanire nayo kuko mu mashuri batwigisha ibyiza, ngubu uburezi bwateye imbere, ntawe utwigisha gutandukana cyangwa iki. Imibanire ni kwa kundi nzicarana na mugenzi wanjye nkumva nta kintu mwishisha, tukagerageza no gukora amatimu, ibintu biduhuriza hamwe, tukajya ntitubone wa mwanya wo gutekereza ibyabaye ku gihugu cyacu, twaya tubasha kuvuga ibyubaka igihugu. Ahubwo icyo gihe byubaka ubumwe, iyo duhure mu club, mu bintu bitandukanye, mu bikorwa bitandukanye, bidufasha kubana twegeranye. Nanjye nitwa Manzi Martin Mukwiye. Turi hano nyine ku rwibutso, twaje kwibuka by'umwihariko nk'urubyiruko. Nk'urubyiruko ni iby'agaciro, kuko nitwe imbaraga z'ubu zigomba kuzamura yaba igihugu, yaba dushingiye ku mateka yagiye aranga igihugu. Urubyiruko nizo mbaraga zabashije gukoreshwa cyane mu kurusenya, ariko ubu nitwe twakabaye umusemburo mwiza wo kugira ngo twubake tunasibanganye amateka mabi y'urubyiruko rugenzi rwacu rwagize. By'umwihariko ikindi nko kuba turi hano nk'urubyiruko, abenshi tuba duhari tutazi, tubyumva by'amateka ngo byagenze gutya, ni bagenzi bacu babikoze. Ariko iyo uhageze nawe nk'umuntu utekereza, urareba ukareba ubugome cyangwa se agaciro cyangwa n'imbaraga byashyizwemo, kuko ntabwo ari ibintu byigishijwe umunsi umwe ngo bikorwe, ni ibintu byahereye kera. Umwana baravuga ngo umutoza akiri muto, uko agenda akura niko. Ariko ku bw'uyu munsi nkatwe nk'urubyiruko, icyo bidufasha kuba twabasha gusesengura, tukamenya ese ikibi ni ikihe, icyiza ni ikihe. Ibyo nibyo bizanadufasha cyangwa se bizanafasha n'abazadukomokaho kuba yaba gukorera igihugu cyacu neza ndetse no mu buzima busanzwe. Ikindi nitwe imbaraga z'igihugu mu by'umwihariko. Murakoze. By'umwihariko ubu kuri ubu u Rwanda aho rugeze ni igihugu gishimishije cyane, ndetse yaba mu byo duturanye nabyo yaba iki, ariko by'umwihariko ngaruke ku bijyanye n'amateka yarwo n'igihugu cyacu. Ku bijyanye n'igihugu cyacu, urubyiruko nitwe dusabwa ikintu kinini, kuko la majorite nitwe tunafite pourcentage nini yo gukora cyane, yo kugira ngo tunasenye za mbaraga z'ingengabitekerezo zirimo zigenda inyinshi ziza kuri social media. Nitwe ba mbere bagomba kubanza kubasubiza, kandi abandi babikora ni bagenzi bacu, cyangwa se babiterwa n'aba bakuru bacu bahekuye igihugu cyangwa se babigizemo uruhare, bakongera bakaza nyuma bakaza kuducengezamo iyo ngengabitekerezo. By'umwihariko rero twebwe nk'urubyiruko tukiri batoya, nitwe ba mbere tugomba kubanza tukumva iyo myumvire yo kurwanya iyo ngengabitekerezo, nicyo kizadufasha. Nitwa Gaba Philippe, tukaba twaje aha ngaha nk'urubyiruko bitewe n'uko tuzi ko urubyiruko ari rwo rwagize uruhare runini mu kuba rwahitana imbaga y'Abanyarwanda. Ni nayo mpamvu uyu munsi natwe nk'urubyiruko tuba twaje nk'aha ngaha kugira ngo tugaragaze koko niba za mbaraga zasenya igihugu, akaba ari twebwe urubyiruko ari natwo
kugeza uyu munsi nkatwe nk'urubyiruko dushobora kuba ari natwe twarushaho gukumira iyi jenoside kuba itazongera kuba muri uru Rwanda ubuziraherezo. Ikindi tukaba turimo kugerageza gushishikariza bagenzi bacu abatabasha kwitabira nk'iki gikorwa cyo kwibuka, ugasanga ntabwo babasha kuhaboneka. Iyo babonye twabashe kugera nk'aha ngaha tukagira ubwenge twunguka mu buryo nubwo tuba tutarabashe kuba twari duhari ngo tubashe kubireba ibyabaga, ariko byibura amateka iyo twageze aha ngaha tubasha kurushaho gusobanukirwa amateka, bikaba byaturinda kuba twakishora mu bikorwa byaba bidushuka cyangwa se bijyanye n'ingengabitekerezo ya jenoside. Murakoze. Uruhare rw'urubyiruko mu kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside ni ukugira ngo twebwe ubwacu nitumara kuva nk'aha ngaha tugende tuganire na bagenzi bacu, kuko twebwe ubwacu tuba tuziranye nk'urubyiruko. Bituma na wa wundi ushobora kuba ayifite, iyo ugiye ukamuganiriza ku byo wumva ufite muri wowe by'ukuri, ukamwereka ko ashobora kuba yaza akifatanya n'abandi, akabona ikiba afite muri we cyangwa se icyo yaba yaratojwe n'ababyeyi be, cyane cyane ko iyo ngengabitekerezo tuyivana ku babyeyi. Niba ibashije kuba ihari tukamuganiza, nawe ubwe akabasha kuza kwifatanya natwe nk'uku nguku, cyangwa se akumva ibyo dufite muri twebwe, bituma umutima we uneshwa, akongera kugaruka mu murongo muzima, akaba yaza agafatanya n'abandi kubaka igihugu. Murakoze. Ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane, twese uyu munsi u Rwanda icyiza gihari ni uko twese dusa nk'aho tumaze gusobanukirwa. Izo mbuga nkoranyambaga ni twebwe tuzikoresha cyane. Ku bantu bavuga ibitari byo ku bijyanye n'igihugu bakazana ingengabitekerezo kuri izo mbuga nkoranyambaga, tugerageza kubasobanurira amateka tuzi neza, kuko cyane cyane niba tugeze aha ngaha tukayasoma tukayamenya, tuyasobanura uko ari, tutitaye kumenya kuri bya bindi by'ibihuha abandi bagenda bavuga ku ruhande bikwirakwiza ya ngengabitekerezo. Tukabanyomoza mu buryo bukwiye kandi tuberekana proof igaragaza ko ibyo tuvuga dufite gihamya yabyo, cyane cyane ko tuba twarageze nk'aha ngaha tukabasha kubyibonera. Iyi ni inzu igaragaza amateka aba yarabereye hano mu Rwanda. Murakoze.